cyane ateye neza, niwe mukobwa wa mbere nzi ateye neza hano mu Rwanda. Bimeze bite? Fresh kabisa. Amakuru yawe Meza umeze neza? cyane. Turi kuvugana nande? Na Pascaline. Ah? Pascaline. Wabwiza Isugi. Naho mba narabihaye baba barantaye. Bro nta makuru ufite. Ako reka nkubaze. Nimba umuhungu mukundana sibyo? Akagutera inda sibyo? Mukabyana kandi yaraguteye inda. Yarangiza akaguta. Njyewe ndinde wo guhura n'umuhungu wankunze namukunze twiyumvanyemo hamwe. ahubwo se ni Ikindi cyambere cyo sindi isugi. Ikindi nimba nge nawe dushoboye kwirinda tugomba kwirinda ariko nta mpamvu yo kujya kurusha kandi neza kubera icyo wumva ko wowe utakwibana kukamara n'umwaka mutararyamana n'uwo muhungu. Niki cyatuma nibana se? Nese ko waba bitavuze kuri ugomba Sindi mama pasteur. Kandi buriya ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Nese ko cyumva ko bimeze bite nanone abakurikiye yacu no yanyu mukunda cyane ari kamba wanyu. Icyo usabwa ni ukanda subscribe, ugakanda share, ugakanda comment. Waba uri umumama cyangwa uri umukobwa, waba uri umupapa cyangwa umuhungu cyangwa umusore. Icyo usabwa ni ukanda subscribe. Uyu munsi dufite abantu 1800, turashaka ko tuzuza abantu 3000 mu kwezi. Icyo tubasaba ni urukundo rwanyu, mukamenya mukadusharinga mukadukunda. Icyo munsi turi kumwe n'umukobwa wanyu mwiza cyane, yambaye neza cyane, amazina ye yakuri araza arababwira ewana. Imihanda yarayogoje, byose bimeze neza. Icyo usabwa ni ukuguma kuri kiganiro ngo umve ibiganiro twagiranye. Uyu munsi uri mu mukunda, ejo n'ejo bundi azagaruka buri munsi. Uyu munsi twabazaniye umuntu wa danje, ntaba afite ubwenge bwinshi cyane, afite ubwiza bwinshi cyane, ateye neza, niwe mukobwa wa mbere nzi ateye neza hano mu Rwanda. Bimeze bite? Fresh kabisa. Amakuru yawe meza umeze neza cyane. Turi kuvugana nande? Na Pascaline. Pascaline. Wabwiza wabukuye kuri mama. Kuri mama. Mama wawe nawe ni mwiza byataye cyane. Guseka neza. Ntago nari mbizi. Ntago nari mbizi. Uteye neza mwana. Nakoze. Ni cyo gice cyawe ukunda cyane cy'umubiri dore ko dutangiye. Nyashi zanjye. Nyashi zanjye. Ni iki kintu ubona ugahita uvuga ati cyaza byataye? Ugahita uvuga ati cyaza nyashi iyo nzifite ibintu byose bimeze neza. Kimeze gute ubwo? Nyine iyo ubonye nyashi zawe uravuga ati Imana yarakoze kabisa. Cyane rwose. Ni cyo kintu abahungu benshi cyane bakunda kuvuga ati ufite iki kintu kimeze neza cyane. Nyashi pe. Bimeze neza ariko narebe. Cyane. Imihanda ya Kigali urabona bimeze bite? Imihanda ya Kigali ni fresh kabisa nta kibazo. Nta kibazo ubona yenda biri guteza izuba ryabaye ryinshi, imvura imeze bite? We ntabwo biri kugira. Izuba ryo nyine ntago byabura kuko niyo mezi turimo. Ukora nijoro cyangwa ukora ku manywa? Nkora ku manywa. Nkora ku manywa. Abakora nijoro bababwira iki? Akazi keza kabisa. Akazi keza cyane. Okay, tugusanze aha ngaha mu rugo tuje kuganiraho, urabona ko yenda uko iyi mihanda isigaye imeze, ariko nyine urabona ko abantu ni iki gituma nyine abantu benshi cyane bavuga ati Pascaline iyo tumubonye atambutse muri quartier biki n'ibiki, nta kintu kira kuba wumvega abantu bari kuvuga cyane ari kuvuga ati ntago byatuma nasohoka mu nzu. Quartier ndabivuga ati Pascaline ibi nibi meze bite icyo gihe uri muri situation abantu bari kuvuga cyane ibibi cyangwa ibyiza bigenda bite? None se wakora iki? Byose nyine urabipoha cyane. Ukunda umuhungu umeze ute Pascaline kugira ngo uvuge ati uyu muhungu we twagenda muri relationship cyangwa ngo ntago twagenda? Sikunda abahungu bafuha cyangwa se umuhungu uvuga cyangwa nakore cyangwa umuhungu ugira utugambo twishi cyangwa umuhungu utanga impano? Ntago nkunda umuhungu ufuha. Kubera iki? Reka. Kandi kigaragaza ikimenyetso ngo cy'urukundo kiba kivuga yuko umuhungu ufuha ari we abari nyine abari wakunda umuntu cyane. Impamvu rero reka nkubwire impamvu nakunda umuhungu ufuha. Afuhe yanasara. Gute? Bitewe n'ukuntu nyine niyizi numva afushye yanasara pe. Wumva afushye yanasara cyane byataye. Okay, uyenda ni ikihe kintu nyine akeshi na keshi ukunda guriramo mu buzima bwa buri munsi ucamo ukavuga ati iki kintu kukiyora kigaruka cyane? Ni nk'ikihe kintu nyine uhoramo buri munsi ubuzima bwa buri munsi ukunda kugarukira cyane? Bijyanye yenda n'amagambo cyangwa se n'abahungu ukabona buri munsi baraza ibi nibi bimeze bite? Ntacyo pe, ntacyo mbona ntacyo. Ubona ntacyo cyane. Okay, niyo situation wagiramo ukumva ntiwakoresha telefone? Situation yagiramo wumva sinakoresha telefone? Telefone ukaba ati telefone ndayibika? Ntayo bro, ntayo pe. Niki iyo ukunda nyine nta kintu cyatuma ntakoresha telefone yanjye. Nta kintu cyatuma ntakoresha telefone yanjye. Okay, nyine ni ikihe gihe wumva wakundana n'umuhungu ukavuga ati njyewe anesheje umutwe cyane ukaba wenda wavuga ati ntabwo tukiri kumwe tu?
anesheje umutwe kungendaho cyane. Kugenda gute? Kukugendaho cyane wagiye he bebe, wakoze iki gutya na gutya, ntabwo mbikunda. ushaka kubona se nshaka uri muri bo bakobwa bigenga cyane nyine nshaka kuba ndi wa muntu ukora ibintu byanjye nyine uko bishaka igihe cyose mbishakiye. ariko iyo bajemo ibyo ngibyo waba arimo ibyo kwigenga cyane kandi umuhungu aba ashaka ko ari we yakuyobora. Wakunda n'umuhungu utese kandi aho ugomba kukugenga nyine akubwiye ati ibi n'ibi gutya na gutya gutya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo nkunda umuntu nyine ni ukubera icyo nyine wowe kubera icyo uba wumva ko wakwigenga kandi abahungu badakunda abakobwa bigenga. Niganaga abantu bose bakunda ibintu nyine ntabwo bakunda ibintu kimwe. Nyine kucyumva nyine ko we ku bwa nyine wumva iyo wigenga uba nta muntu muri kumwe, ariko uri kumwe n'umuntu ubyanze ukunze ugomba gutuma nyine akugenga cyangwa se agukontororamo gakeya yenda nabwo yenda ntarengere, ariko bikaba ngombwa ko nyine akwereka inzira ugomba gucamo ibi n'ibi yaguhamagaye gutya. Kunyereka inzira ncamo ibyo birakwiye, ariko apana kuvuga ngo nagiye ahangaha, wagiye he, wakoze iki, no. Ntabwo ibyo bintu mbikunda, nkunda kuba njyewe. Ugomba kuba wowe wenyine. Njyewe nyine. Okay, ni akahe kazi wumva muri wowe utakora kavuga ati kano kazi njye ntabwo nakora Pascaline? Ni akazi k'uburaya. Akazi k'uburaya. N'aya mafaranga yose bagwa umuntu avuga ati nshaka ko turyamana? Amafaranga umuntu yigeze ampa ashaka ko turyamana? Ntawe pe. Ntawe? Nta muntu yigeze azavuga ati njye naragukunze ariko reka tuvugane amafaranga yenda mbe nayaguha tu? Ibyo ngibyo biba byambayeho kandi binabaho. Nakageze ambwira ikiro gusa yarambwiye nyine tu ndumva nshaka nyine naragukunze basi mbwira ayo ukeneye ubundi tuba ari kutwagira nyaguye ariko iyo ukunze mu rukundo wowe wakunze ubumeze uti uri umusazi cyangwa ibintu bya n'ubundi wowe urabiri gakeya? Yewe mba umusazi bro. Uri umusazi byatanye? Urafuza? Wapi? Usanze umuhungu ari kumwe n'umukobwa wawe urakomeza ukigendera nk'umukobwa? Ewana ntagenda kuko nyine yaba yabonye ikintu njye watigeze ambonaho, yaba yakimubonyeho kandi ubwo njye ntacyo naba mfite. Yenda umuhungu umukundana abasabwa iki kuri wowe? Yenda abasaba ko yagukorera ibiki n'ibiki? Imijyanye n'iki? Yenda kugufasha cyangwa ibiki n'ibiki, yenda kwishyura akazu, kutanga stock, ibiki n'ibiki gutyo? No, ibyo si ngombwa ngo abimfashe. Njye se mfite amafaranga kuki ntabimufasha? Njye mfite amafaranga kuki ntabimufasha? Ariko akenshi na kenshi abakobwa mukunda izo depanaje nyinshi cyane. Yego nyine byose ni ugufashanya. Abaye abimfasha nafite ubushobozi it's okay. Mu gihe nanjye mfite ubushobozi, mu gihe atayafite nanjye nayamuha. Wowe wayamuha? Cyane. Wigeze usindaho mu buzima? Ibyo biba buri munsi. Nigeri wasinze ukavuga ati Imana imbabare mu gitondo nabyuka ndeka inzoga? Ubyuka uvuga ati ndabyuka nzireka ariko n'ubundi ako kanya n'ubundi bikanga. Ni iki kintu nyine mu buzima uvuga ati ku bwanjye Pascaline iki kintu ntabwo nakireka? Ikintu ntareka? Ukavuga ati ikintu ntabwo nakireka. Ikintu ntareka buriya ni nkekira. Ikintu ntareka ni ugufasha. Ni ugufasha yenda abantu just nyine abantu bababaye. Yego kuko nibyo bintu bya mbere nkunda. Aka kanya tugiye mu ijuru tugasanga ibyo twanze mu isi batubwiye ko ibyo bintu ari bibi cyane, ni ikihe kintu wakwicuza kuba utarakoze mu isi? Kuba ntarasenze. Kuba ntarasenze. Uheruka gusenga ryari? Hashize nk'imyaka 9. Imyaka 9 utakandagira mu rusengero? Umaze igihe kingana utakandagira mu kabari? Maze igihe kingana gute? Icyumweru kimwe. Nyine just urumva ushaka umuhungu usenga cyangwa umuhungu udasenga? Abaye asenga byaba ari byiza kurushaho. Kandi udasenga atanasenga kuko nanjye ntabwo nsenga. Kubera icyo wumva ko washaka undi muntu udasenga se kandi ubona udasenga? Nyine abaye adasenga ubwo n'Imana yaba aramitiye none se byagenda gute? Ariko akenshi na kenshi nk'umuntu ntabwo urugo ruba rushaka abapagani babiri, bavuga ati yenda nshaka umuntu usenga. Umupagani se ni iki? Umupagani nyine ni wa wundi utagiye muri za nzu yenda akenshi ubu ngubu yenda ibintu byarahindutse. No, reka nkubaze.
sibyo eh kuba nicaye mu rugo ntabwo ari byo bigaragaza ko ndi umupagani kandi none se mhm reka nkubwira abajya gusenga bose niko baba bakijijwe ariko akenshi na kenshi ajya mu rusengero yenda nibwo atarakijwe agahita akizwa akizwa uwo munsi ariko uwo yenda munsi yagiye mu wowe rusengero noneho biruta nuko nakicara mu rugo ehe nkagenda ku gitanda cyanjye nkapfukama nkabwira Imana ati Mana aha nkweretse uyu munsi mhm gutya na gutya mhm Imana se sibyumva kandi buriya ngo amasengesho y'umunyabyaha Imana iyumva imbere cyane nicyo kintu kigutangaza ugeze mu kabari ikintu yenda kinagaze night club nicyo kintu yigezemo ngereka ikintu kinagaze iyo ngeze mu kabari eh iyo mbonye umuntu yasinze mpita ntekereza ngo ubu nanjye iyo nasinze umeze kuri ni kuri yamba ameze ni kuri baba bari ni kumbona kuri abantu bari kukubona cyane kandi bikarangira n'undi unyweye inzoga n'undi usinze nkasinda iyo umaze gusinda uri muri night club nicyo kintu uhita uhindura kuri wowe uhita wumva gute se ushaka kubyina cyangwa ushaka umva kuko ndabyina watuza abantu bose babona ari beza uba wumva hari abantu basinda akaba yumva yatetana n'uwo babonye nabi oya nyine mbona abantu bose babaye abana beza umuntu wese mba numva yewana uwo mwajyanye se aba yishimye cyangwa ugerayo n'ubundi agahita avuga ati umukobwa twajyanye ari gusabana n'abantu bose cyane ari gukoraho umuhungu wese ejo ibi n'ibi bimeze bite abaye ari umukobwa se cyangwa ari umuhungu oya uyu uri umuhungu yenda nk'umuhungu ari umuhungu twajyanye ava yishimye nk'uko yagiye agomba yishimye kwiyakira kuko nyine naba namubwiye uko nteye guteze wumva ko nyine kuki utagenda ngo nyine utuze ufata akarabure nka baby bari romantique mu kabari reka nkubaze ujya mu kabari ugiye gutuza mu kabari hari n'abantu wagiye gufata akantu agiye kwituriza biri aho ngaho hari akantu kamwe ugahita utaha nawe ariko buriya biya mani biya uriya iyo umaze kuzikubitamo buri wese nyine aba afite uko yiyumva ubona uta umuntu atanywa inzoga umufata ari uburenganzira bwe aba ari uburenganzira bwe abona ntaribi ni igihe gihe wakoze yenda kujya gusura umuhungu ukamara iminsi myinshi ni nk'ingahe cyumweru ubongera urava urataha cyane muri icyo cyumweru wumva gute numvaga nyine kubera ko n'ubundi twari tuzanye numvaga ari ibintu bisanzwe wumvaga ari ibintu bisanzwe umuntu aracyari kumwe se turacyari kumwe biri boy gutya by'umukunzi cyangwa just biraho byawe yavuye boyfriend ngira kubera iki umukobwa mwiza ngaho uteye neza byatari kuki uvuga ngo nta boyfriend ugira reka abahungu barababaza amani kandi izo stress z'urukundo mba numva reka wapi nese abahungu n'abakobwa banababaza cyane ari abantu bose barababazanya ariko abahungu barababaza cyane ahubwo abakobwa nibo baba bicanye cyane reka umukobwa umuhamagara akubwira ngo araryamye kandi aryamye ku wundi muhungu ese wowe uba uryamye kandi wo umva se aka kenshi na kenshi erega buriya ntabwo umuntu ajya kuguca inyuma urumva atabonye ko umuca inyuma none se wowe icyaha gihita gihimbuzwa ikindi cyaha neza cyane none se umuntu kugira ngo ntere stress kuri njya kugira ngo ntere stress wowe urazimutera kugira ngo ntere stress ngo wagiye nabonye wagiye nanjye nagenda ntaribi numva ntari ubwo mbese muri make wowe ijisho rihorerwa irindi cyane rwose cyane uheruka kurya karisitiya ryane njyewe ntabwo ndi umukatolike ntabwo uri umukatolike ahubwo mbaza ngo mperuka kujya ku igaburo ryari uheruka kujya ku igaburo rye hashize imyaka 9 ubu aka kanya mu buzima bwawe ni ikihe kintu ushimira Imana ukavuga ati iki kintu nyishimira Imana kuba narakigezeho Mana warakoze Mana njye nshimira Imana kuba nyine aho ndi ubu ngeze ubu ngubu bro nyine byari bigoye pe uruciye muri life ya danje y'imihanda cyane imwe danje yatanye cyane nicyo kintu ushimira Imana kuvuga ati ikintu nakiretse mbona kirakunze hari nk'abantu bava ku itabi bigakunda nk'umuntu bava ati ubusambanyi naburetse birakunda nari umugome birakunda ubu nicyo kintu ushimira waretse uburara ni wari kumara icyumweru utarajya imihanda hari abo mu kiziranye nabo bakiri mu mihanda cyangwa wenda inshuti warazihinduye ntuneze nimba uvuye ku gasima wakibagirijwe inshuti ngo nuko wavuye mu mihanda ariko akenshi na kenshi hari umuntu ava imihanda akavuga ati n'ubundi ndakumenya ngiye nigomera imihanda inshuti nyine urakomeza ukagumana nazo gusa nyine hari ibyo umuntu aba agomba kureka ariko ntabwo byatuma ureka inshuti niyo wavuga iki ku bakobwa bakuramo amata bani bababarire umuntu uboneza atarabyara buriya
hari impamvu aba yabikoze. Njye ntabwo namujajinga ngo yamuneje ngo atarabyara, hari impamvu aba yabikoze. Bro, aho kugira ngo reka nkubwire, aho kugira ngo ubyarire umwana iwanyu, sibyo? Njye ndabizi nyine ndamufite, ndabizi. Aho kugira ngo ubyarire umwana iwanyu, waboneze. None se wicuza kuba ufite uboneze ariko iyo umaze kubyara wenyine, ariko umaze kubyara ukabona wa mwana wumva ko bati basi n'amarira abanutse cyangwa n'ituzi banutse, uyu ngo ari mugore barimo baramumaza nari nyine ntabwo umeze nka wundi yamukuyemo nta kintu abona. Umuntu bavuga ko iyo umuntu yakuyemo umwana akabona ushize nk'imyaka ine akabona umwana w'imyaka ine, sinabishimira kuba yakuyemo ine, ariko nyine ni uburenganzira bwe. Ikindi ariko nyine umubyeyi ntabwo babura kukubwira nabi, kugira ngo ukuremo iyo nda waboneze. Yego, uboneje utarabyara se ubundi wajya bigere kuki? hari ikibazo za kugira ngo iyi si mani, reka nkubwire ibintu byarahindutse. Bihinduka gute se gutubona utarabyara? Byarahindutse mani, umwana asigaye agira imyaka 17 n'iki n'iki, urumva? Ubu nta sugize ikiriho? Sha ntazo pe. Kubera iki se? Nta bana bagura nta musugize ufite imyaka 24, 23, 22, 22. Bro, nawe. Kubera iki? Njye nabishyiraho n'amafaranga. Abantu baruze mani, yenda abantu ni bakeya ariko abantu bariho. Umva nyine ko ari bakeya, abantu bariho. Ariko kera wasangaga nyine numva ngo kera ngo umukobwa ngo yajyaga gushaka umugabo akiri nyine akiri isugi. Ubona icyatumye abantu abenshi na benshi nyine babishora nko mu busambanyi cyane bakiri bato n'iki? Basigaye bagendana n'igihe. Mbese muri make harimo abantu bakora ibintu bigezweho ariko batanabikunze, ariko batigiye bino bintu bigezweho. Ari n'ikigare. Uvuga iki ku bantu bambara ishanga? Ishanga njye nta kintu rintwaye. Wenda abantu mbere utarabitinyuka cyangwa se utarabimenya, iyo wabonaga umuntu yambaye ishanga wumvaga yenda wahita gutekereza iki? Ntabwo njye nabonaga ari byiza nyine ntarakambara ngo nyine kari akantu ubona ntacyo gatwaye ku mukobwa. Ubona ntacyo gatwaye ku mukobwa. Yenda wowe iyo uri umukobwa iyo uri mu rugo ukavuga ati njye nsohotse nambaye neza, ni nk'icyo kintu uvuga ati nsohotse nambaye neza? Iyo nsohotse nambaye ikanzu inyegereye mbona nyine ibyo bintu birenze. Wumva ibyo bintu birenze cyane? Wowe mwenda mugufi utakwambara? Mugufi ntakambara. Kuva ati umwenda ni mugufi ntabwo nawambara. Keretse bikini, ariko indi yose nayambara. Indi yose wayambara? Cyane. Kubera icyo abantu benshi cyane babona abakobwa bambaye imyenda migufi cyane bakavuga ati bakabajajinga ibintu byinshi cyane bibi cyane. Mani ubundi reka nkubwire, buri muntu wese agira amahitamo ye. Rero nawe njye nimba mpisemo kwambara mini, nuko numva ari inyuze umutima wanjye. Wowe urinda kunjajinga se n'umutima wanjye utanjajinga? Mu gihe ababyeyi banjye batarimo baranjajinga, wowe urinda kunjajinga? Ariko akenshi na kenshi bavuga ko abantu bambara imyenda migufi n'ubundi hari aho bahurira na gwe. Bahurira? Na gwe. Gwe. Bahurira nayo? Wapi pe. Iyo ni imyumvire y'abantu. None se reka nkubaze, iyo hari igihe bumva bavuga ngo abahanzi bose ngo ni indaya, niko biba biri se? Ariko abenshi na benshi hari abo byanze bikunze birangira n'ubundi babayeho ariko baratangiye atari byo bikarangira ari byo. Abenshi ariko si bose. Si bose. Si bose ariko abenshi nka 80%. Wapi pe. Usanga kenshi na kenshi ari byo. Njye ntabwo mbyemera. Ni ikihe kintu wagiye muri ghetto bwa mbere, ugiye muri ghetto bwa mbere kikagutungura ku bahungu? Kikantungura muri ghetto z'abahungu? Iyo ugiyeyo ni ikihe kintu gihora kigutungura? Mani njye reka nkubwire ikintu gihora kintungura muri ghetto z'abahungu. Mani ghetto z'abahungu mani ziba zirenze, akageto k'umuhungu kaba gafite isuku, nta muhungu ndajya kureba ngo mbone akageto. Nese ubizi gute katagira isuku uwo munsi uje? Ana we nese arabuca utungura se? Utuntu twabo tuba turi ku murongo, njye nicyo kintu kintungura. Buri uzatungura umukobwa umubwira ati ndagusuye kingura, adafite uwo mukozi uzamutungure. Ariko umuhungu igihe cyose wamutungurira bro, usanga utuntu twose. Nese ubizi gute ko wenda wasanga agira gahunda ari uko yenda wamagaye kagiye kuza? Niyo umujama wese niyo wamutungura. Njye nicyo kintu nyine cyantunguye kintungura ku bajama, utuntu twe tuba turi ku murongo. Akenshi na kenshi ariko n'ubundi usanga nyine abahungu babifakasingaho cyane akavuga ati yenda nacishemo ijisho ntibimere gutya na gutya, ariko akenshi na kenshi nyine kubera iki yuje nko gusura umuhungu nyine ufokasinga ko muza kuryamana niyo umuhungu yaba adafite gahunda. Bifokasingaho? None se wagiye ugiye gukora iki?
ni musaza wawe ugiye kureba, nese ni wemera ko papa nese wemera ko wawe. umukobwa wese agiye gusura umuhungu bagomba kuba baryamana? Maye yego bashobora kuba batanabikora ariko icyo gihe nyine abigusabye wabyanga ushingiye ku ki? kubera iki se Uri utabyanga? mu nzu ye bro. Mu nzu ye se biba ngombwa ko umuntu wese akugereye mu nzu ko mugomba kuryama? Nyine nanjye ndi kukubwira ngo ese shira niwamarana imyaka 2 mutaryamana? wapi, nta nubwo twamarana ukwezi. Sheri wanjye mukundana bya uzajya kubishaka ahandi kandi oya ubizi ko utese kabishaka sha wabyihoreye, umubiri uraryana. uryana gute se nta muhungu mwamarana amezi 2 cyangwa hanyuma mukundanye iyo myaka 2 sibyo? atabishaka atabikora atanabigusaba. Ninde se aho kutabishaka njye mbishaka? nese bimukoresha ku ngufu. Ese ubundi abantu bakundana kugira ngo bigende abantu bakundana kugira ngo bazarambane bashakane babone ko ubundi mwemere ubundi muri biriya. Ubundi nyine ko uzi ko muzashakana kubera iki ariko muri biriya bivuze ko mugomba kuryamana ari uko mwabanje kujya imbere y'Imana imbere y'amategeko. Ntabwo muvuze ko mugomba kuryamana mutarakora ubukwe. Amategeko se ni iki? Amategeko nayo abantu bashyizeho. Si abantu barashyizeho. Nese wumva ko kucyumva ko nese none usatse kuvuga ko umuhungu mwakundana yenda ukwezi muhita mwemera ko utamwahita muryamana? Cyane binsabye nama nese ubundi ko mba ntari isugi naho mba narabihaye baba barantaye bro, nta makuru ufite. Ariko reka nkubaze, nimba umuhungu mukundana sibyo akagutera inda sibyo mukabyana kandi yaraguteye inda yarangiza akaguta, njyewe ndinde wo guhura n'umuhungu wankunze namukunze twiyumvanyemo hamwe? ahubwo se ni cyambere cyo sindi isugi. Ikindi nimba nge nawe dushoboye kwirinda tugomba kwirinda ariko nta mpamvu yo kujya kurusha kandi neza kubera icyo wumva ko utakwibana kukamara niho n'umwaka mutararyamana n'uwo muhungu. Niki cyatuma nibana se? Neza ko bitavuze kuri ugomba se mama pasteur kandi buriya ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Neza kucyumva ko nyine niba utari isugi ugomba kuryamana n'umuntu. Ibyo ni ibintu Imana yashyizeho sinjye wabishyizeho. Neza kubera iki wumva ko bisaza kuvuga yuko nyine umuhungu wese agomba kuba akundana n'umukobwa ariko atari isugi bagomba kuba baryamana? Mu gihe abigusabye ntabwo wamara gukora bimwe mukajya kuyaha n'abandi. Okay, none turi gusoza ikiganiro ndabizi ko hazaba yindi episode ya 2 so urumva ikintu bashatse kuvuga yuko nimba wowe umukobwa utari isugi ngo ugomba nakubwiye ngo mu gihe abigusabye ubona umubiri we umeze nabi nta mpamvu yo kumwima kuko urabimwima wifashe ukajya kubiha n'abandi. Okay, icyo twabasabaga byose ni ukanda subscribe kuri Kamba Wanyu. Musi dufite abantu 1800 dushaka kuza abantu 3000 mukore subscribe mu sharing mutange comment. Ciao ciao.